ndabasuhuje bene data nshuti namwe mwese abakurikira iki kiganiro Saveur Divine. Amahoro ya Kristo abane namwe, muri kumwe na Immaculée Nyiraneza. Ndizera ko umwami yabanye na buri wese aho muherereye. Ngiriwe ubuntu bwinshi bwo kongera gusangira namwe iri jambo ry'Imana. Dutangiye icyumweru cya mbere cy'ukwezi kwa munani. Ndinginga Imana ngo igire ibyiduha bishya nkuko dutangiye uku kwezi gushya. Imana iduhe ibintu bishya, tuganire nayo ku rundi rwego. Mu yandi magambo, tuve mu bwiza tujya mu bundi. Haleluya! Imana ishimwe rero ku bwanyu mwese abumva ubu butumwa. Imana ishimwe kandi kubw'umwuka wera yaduhaye, akaba ari nawe udushoboza kubona amagambo yo kubasangiza kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu. Ubwenge bw'umwana w'umuntu ntacyo bwageraho budaherekejwe na mwuka wera. Birashoboka ko haba hari abadukurikira bwa mbere. Reka nongere mbibutse ko iki kiganiro Saveur Divine mukigezwaho n'abavugabutumwa banyuranye, kigamije kwamamaza ubutumwa bwiza bushingiye kw'iri jambo tubona mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo 24 umurongo wa 14. Riratubwira ngo, kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Iri ni ijambo ryavuzwe n'umwami Yesu, akaba ari naryo rero tugenderaho muri uyu muhamagaro w'ivugabutumwa. Iki cyumweru rero dufite umutwe w'ijambo twise ngo ibyanditswe byera, ijambo ry'Imana. Tuzabirebera hamwe umumaro w'ijambo ry'Imana mu buzima bw'umukristo n'ibindi bijyanye naryo. Munyemerere rero mu kanya gato dusigaranye mbaganirize ku mimerere y'ijambo ry'Imana, icyo bita mu gifaransa caractéristique. Yesu hari ikintu yavuze ku ijambo ry'Imana. Yaravuze ati, ijambo ry'Imana ni umutsima udutunga buri munsi. Amen. Reka dusome muri Matayo igice cya 4 umurongo wa 1 kugeza wa 4. Handitswe ngo, Yesu ageragezwa na Satani. Ngo maze Yesu ajyanwa n'umwuka mu butayu kugeragezwa n'umwanzi. Amaze iminsi 40 n'amajoro 40 atarya, abona gusonza. Umushukanyi aramwegera aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana, bwira aya mabuye ahinduke imitsima. Aramusubiza ati, handitswe ngo, umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Amen. Bene data nshuti mwese mudukurikira, tubonye amagambo Satani yabwiye Yesu agerageza kumushuka. Subiye inyuma gato mu mateka, ndagira ngo mbibutse yuko Yesu yabaye imyaka 33 hano muri iyi si. Muri iyo myaka harimo imyaka 3 Yesu yakoze imirimo n'ibitangaza byamuranze. Muri icyo gihe rero, mbere y'uko atangira iyi mirimo ikomeye yakoze, niho iki kintu cyabaye cy'uko yajyanywe mu butayu, noneho Satani akamugerageza. Dusomye rero ibyabaye, navuga ngo ikiganiro Satani yagiranye na Yesu. Ariko iki kiganiro mu by'ukuri tubonamo yuko Satani yari ari gushaka kumugerageza. Satani yagerageje kumugusha kubera yuko Satani adatinya n'Imana. Yahangaye umwana w'Imana nawe ashaka kumugerageza.
nuko rero ijambo ryatubwiye ngo Yesu yari amaze iminsi 40 n'amajoro 40 abona gusonza. Muri icyo gihe yari mu butayu ngo amara iminsi 40 yose n'amajoro 40 abona gusonza. Shitani rero ahengera muri icyo gihe nyine gikomeye, ashaka kumugerageza, ashaka kugusha Yesu. Yashatse kumutegera kwiriya nzara ngo arebe yuko Yesu yakora icyaha, ariko yaratsinzwe. Wari uzi yuko n'uyu munsi Satani ashaka kugusha ubwoko bw'Imana abutegeye ku nzara? Ariko ndabinginze, nimureke tunambe ku Mana yacu, twaba dushonje cyangwa twaba duhaze. Haleluya! Tubonye yuko Satani ntabwo yatinye umwana w'Imana, yagerageje nawe kumushuka, ariko Yesu yabyitwayemo neza. Aramubwira ati, ntabwo umuntu atungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'ijambo ry'Imana. Haleluya! Ni ukuri iri jambo ririmo intungamubiri zose. Iri jambo rijya ritanga amahoro, iri jambo rijya ryururutsa imitima ihabutse. Haleluya! Iri jambo ni ukuri rijya rihumuriza abababaye, rikabamara agahinda. Wowe umaze kumva rino jambo, ndakwifuriza kugira ngo ijambo ry'Imana rigire icyo rikora mu buzima bwawe, rikunezeze, rigubere byose. Reka dusenge. Mana Data twese, ndagushimiye cyane, ndagushimiye muri iki gitondo, ndagushimiye kubw'ijambo ryawe wahumetse. Ijambo ryawe ni ukuri, ijambo ryawe ni ubuzima, ijambo ryawe ni umutsima udutunga buri munsi. Kandi hari n'ahandi uvuga muri Yeremiya ngo ujye uherekeza ijambo ryawe ngo kugira ngo risohore, rikore umurimo waryo. Ndinginze rero kugira ngo rino jambo rigire icyo rikora mu mitima y'abaryumvise bose. Wari unaniwe rimuruhure, wari ubabaye rimuhe umunezero. Mwami, ndinginze kugira ngo ni ukuri uherekeze ijambo ryawe. Ni mu izina rya Yesu Kristo mbisabye, amen.